none umwana yanjye kuko gusa ubwenge kuko bigeraho nshikisha amashuri kuko ntacyo yanyimye ubaragira ngo iki koko se Peter ni umugisha kuri njyewe cyangwa ni umuvumo ko arandaruye ishuri bagize banyirukana ko ntabwo wagira ngo sinzi ibyo wampaye mami yarayakira gute ku mana yanjye kumana ishobora byose kumamagarishira mbimubwire pe mbere yuko papa bimenya ndakora iki koko Hello baby bite how are you ntabwo meze neza pe well good why umva uzi ikintu cyabaye se mani twanyirukanye ku ishuri what mani ku ishuri banyirukanye bro none mani bagrese babimbwiye batashye mu kanya sure banyirukanye ku ishuri bamwirukana uko babonye nyine ngo mani ngo maze gusaba ama examen menshi ngo nitwara nayo ngo niga gakeya mani ushobora byose sha simbizi ikintu cyo gukora ariko uzi ikintu ndi gutekereza si umwunda yego nicyo nashakaga urankunda nayo ndagukunda sibyo kandi wambwiye ko inzu yenda kuzura sawa rero ikintu nshaka gukora rero nawe kuko papa nabimenya yanyica nshaka kugenda tukajya kubana atarabe imbere yuko abimenya tukajya kubana mu nzu yanjye itaruzura nshaka ko tubane uko imeze kose turayibamo nta kibazo ngewe tubyanzure tujye kubana nta kindi oya wimbwira ngo hoya banyirukanye ku ishuri cyane cyambere urabona ndaguma nicaye hano muri uyu mujyi ntari kwiga urumva papa mani mfasha ubwo imice kintu pe binkorera ndakwingenza nose wapfushishwa bana na ba Grace akumani bros ko nawe mbareka nkubwire ndabana ba Grace twaje tuje kwiga sibyo nitwaye nawe uranyirukanye ku ishuri urumva ndakomeza kubana nawe mu buye reka nkubwire papa nabwo ko nari kwiga kandi urumva barahamagara umubyeyi na nimero z'ababyeyi dutanga se mbere yuko abimenya Ray nawe ubu ngubu nshaka umbwira hano dura cyangwa uze kundeba tujye kubana nta kindi none se ubu ushaka tubane mu buye buryo tubane mu buye buryo nk'umugore n'umugabo turabana mu buye buryo oh my goodness kubana nk'umugore n'umugabo baby kano kanya ariko ko wari unsezeranye ko ari wansezeranyije ngo nagutende ngo nahita ngutwara ngo nginzi yenda utangiye kuminduka nonaho okay bo
Peter. utangiye kumpinduka Buretse Peter digitekereza ba Joseph. Buretse umuntu w'umugabo. mani mbwira mvugisha ibyo bintu urimo byihorere bebe mvugisha narigize ngo ntiruza turi kumwe. Reka mubwire. se noneho Peter Reka mubwire ukuntu tubigenza. Peter mfasha mfite stress utakumva buse ibintu biravamo mwa kuba mwirukanye musinde mujana mwa munsoza karukanya mwa ututanjyana ko unsezeranya ngo nunenda ngo uzanjyana ngo inzu yenda kuzura ngo ibiki ngiye ngo inonore ntabwo nshaka ko papa aza kansanga hano kandi namenya ko banyirukanye arahitaza rwose si hano se warumbwiye si hano warumbwiye se ahubwo rwose tumpe uduceri ese ubundi warunjyanye ku kazi mwishyuye polisi bose nyishura yewe nyishura rwose bari hatahe bose none se kutangiye kurifata Solange ni karibu karibu kabisa mu rugo mwahabonye neza se buriya karibu wicare ndabona hano nta muntu uhari wagira ngo sinzi ahantu bari karibu muganga Solange ni karibu mu rugo wahabonye se urabona hameze gute neza cyane ni kwa boss ko buriya se neza cyane nano akifuza kuhaba ubwo urabona ushaka gutekereza mu barambiwe ni habiya haraborinze kubera ko nyine hano nta bandi bantu bahaba ni njye na mama n'umukozi uyu buryo ya design nze byonyine yakomerera urabona nk'udufoto ibintu by'amativi nuko nyine usanga ari mama wase uriya ni mama aracyarimo arashaje mama buriya ni uko mubona nyine yariye neza ariko ni n'agakume mama kariya gafoto se ufite murumuna wawe ayazi kibazo wakimbaza ngo kariya mu wateruye nyine uriya ni njyewe nyiri muto wari usekeje bana yanjye wari usekeje nari nenda nkukurira bajya bari bakwibere ni umeze neza ariko hano sinzi mama ntibagiye hano nta muntu uhari ariko ndumva umubasha mama bite se amakuru mama ngewe neza ni karibu karibu mama nta muntu ugicara hagati y'umuhungu wanjye mama rwose mama umeze ute se mama meze neza mwiriwe mute twiriwe amahoro mwari muri heza mama ndi mu gikari uzi ko hano tuhamaze hafi iminota 30 umuntu ashobora kuza ibintu byose biri hano kabyiba banumva uyu se n'uwe yitwa muganga Solange ushobora gukorana ku kazi se yarize cyane aho banafata umuntu amushyira muri business yanjye atarize avamo ajya asubize Mount Kenya wize sinda Kenya niho yize ibintu bijyanye n'ubuganga ni umuganga mwiza cyane uzi kugerageza kumenyana n'abakobwa bagize ntabwo ari uko ari umukobwa ni uko nyine n'umuhanga ashoboye umuhanga nawe ari kuri rezo y'ibyo bitera isi wabuja ariko se nana za nkoko zirarikoze bikize yamafi yose inkoko ziyanaze hazi siridiyo kanze mwishyura bariya bose nk'aba amafaranga mfite nagafunze nta kibazo bose hari icyo bitwaye nta kibazo rwose ariko twanareba naho tuyavunja
oya reka nze nkwereke n'ubundi koko amafaranga ufite atavunje nubwo ayandi yaguha nabi nta kibazo rwose boss ahubwo se niwambana nimero yawe rwose nkazajya ngira nkazajya ngutwara nimero yanjye nta kibazo rwose ariko nta kibazo ariko njye Imana ni kuvuga ngo nyine mu ministeri sibyo njyewe ibintu by'igare ubundi njyewe nibyo nkoraga njyewe ni nkabyo nkoraga rwose buranje ngo boss none boss none sibyo bakurya gare ngubure boss none si igare nyine igare boss ntabwo bari tebya ni byiza uza udukuturaho uri ushaka kudusenya ntabwo nari nzi ko muhari mbese ngewe mpari n'igihe ugomba kwinjira nuko ushaka siridiyo nzakubwire ngeze ryari kigorere iki naho sohoka genda umva mwana wa ngwino muze muri salo muri salo y'amanzu tugiye kurya ihangane sinzongeye kukubona ugomba Claude bigenze bite